Yesu rero yaguteye iteka, abantu bose barakureba, yego, abantu bose barakureba. Kandi itorero ry'Imana mujye mumenya ko Imana yadukuye ahantu kure akadushyira kuri aritari. Kuri aritari ni ukuvuga ahantu hirengeye. Ese mutekereza ko abantu batabareba? Nuko Imana ijya ihamagara, kandi iyo ihamagaye ntawe gusubiza inyuma. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Zakayo yarebanye na Yesu ngo ibinezaneza biramwuzura, birimo n'ubwoba no kuvuga ati ni nge Zakayo ndimo kurebana n'umwana w'Imana. Yesu nawe nibwo avuze ririya jambo ngo Zakayo ururuka, kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Itorero ry'Imana, mwene so Emmanuel Ngirumpatsi, musenyeri wa Charismatic Episcopal Church. Ndabakunda, ndabasuhuza nk'uko nkunda kubibabwira, kandi ndabasengera. Reka dusomere hamwe ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Turarisanga mu butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ibice 19 umurongo wa 5. Haravuga ngo Yesu ahageze arararama, aramubwira ati Zakayo ururuka vuba, kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Mwakira ijambo ry'Imana. Muti dushimiye Imana. Nk'uko indirimbo yabivuze, umunezero urandenze, najyaga ngira ngo ni iby'abahanuzi, najyaga ngira ngo ni inkuru z'abahanuzi, ngo none ndabyiboneye n'amaso yanjye. Niko Zakayo byamugendekeye. Ubwo Yesu yari mu rugendo rw'ivugabutumwa, Zakayo umukoresha w'ikoro yari yarumvise inkuru z'umwami Yesu, agira amatsiko menshi yo kuzabona Yesu, ariko ngo yari afite ikibazo cy'uko yari mugufi cyane, atashoboraga kumubona igihe yabaga ari mu bantu benshi. Nuko ngo Yesu arimo kugenda avuga ubutumwa ari kumwe n'abigishwa be, ashagawe n'imbaga abantu benshi, Zakayo amenya aho Yesu ari bunyure, maze ngo yigira inama, yurira igiti cy'umuvumu kugira ngo arebe Yesu mu maso. Zakayo ntabwo yari azi ko Yesu azi imigambi ye, ariko umutwe w'amagambo w'iki cyigisho uravuga ngo humura Yesu arakuzi. Haleluya, humura Yesu arakuzi. Nuko Yesu rero ngo aragenda, ageze aho Zakayo ari, arirengagiza, atera intambwe ngo asa n'usigaye inyuma ye. Yesu arahindukira maze areba muri cya giti, arebana na Zakayo amaso ku maso, baritegerezanya. Zakayo arahinduka. Zakayo ni ukuri arahinduka mu maso y'abantu bose bari aho. Kandi ngo ubwo Yesu yahindukiraga areba inyuma, akareba Lazaro mu giti cy'umuvumu, akamwitegereza, iteraniro ryose ryari kumwe na Yesu ryarahindukiye naryo rireba aho Yesu yarebaga, maze bose babona Zakayo. Haleluya. Yesu rero yaguteye iteka, abantu bose barakureba, yego, abantu bose barakureba. Kandi itorero ry'Imana mujye mumenya ko Imana yadukuye ahantu kure akadushyira kuri aritari. Kuri aritari ni ukuvuga ahantu hirengeye. Ese mutekereza ko abantu batabareba? Nuko Imana ijya ihamagara, kandi iyo ihamagaye ntawe gusubiza inyuma. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Zakayo yarebanye na Yesu ngo ibinezaneza biramwuzura, birimo n'ubwoba no kuvuga ati ni nge Zakayo ndimo kurebana n'umwana w'Imana. Yesu nawe nibwo avuze ririya jambo ngo Zakayo ururuka, kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Zakayo aruruka
ajyana na Yesu. Abantu bose baratangara. Zakayo ngo yari umukoresha w'ikoro. Zakayo ngo yemeraga ko yiba imisoro. Zakayo yemeraga rwose ko ari umunyabyaha. Oh, haleluya! Ariko mwibuke ko Yesu ngo ataje gushaka abakiranutsi, ahubwo Yesu yaje gushaka abanyabyaha. Mbese buriya dukwiye kugenda buhoro mu gucira abanyabyaha imanza? Zakayo arebwa na Yesu, ni ukuri yari afite urukundo rwo gukunda Imana, ariko ibyaha byari byaramunaniye. Nuko ariko arebanye na Yesu arururuka, abantu bose barabibona. Zakayo ahita ahinduka undi wundi. Aravuga ati, Mwami Yesu, niba uhindukiye tukarebana, ukavuga n'izina ryanjye ngo ninururuke tujyane, kandi urare ari wanjye, mbonye kunzi, nanjye ndihannye. Muzi ko bageze iwe yakuye ibintu mu bubiko abiha Yesu n'abigishwa, baravuga ngo ibi bintu muzabiha abakene, ibi bintu muzabiha abakene. Nziko yari umukoresha w'ikoro, nziko najyanye imisoro ikwiriye n'idakwiriye, ariko none mpuye na Yesu, nemeye ibyaha, ndihannye. Haleluya! Ni ukuri ibi byose mubiha abakene, kandi sinzongera kwiba ukundi. Nuko Yesu aramwitegereza, aramubwira ati, ibaye Abayisirayeli bose bameraga nkawe. Ariko itorero ry'Imana tushatse kuvuga iki? Dushaka kubabwira ko Yesu akuzi, Yesu aranzi. Yesu ntabwo agendera mu kigare. Nubwo twaba turi abantu benshi barimo kumva ubutumwa bwiza, barimo kumva ibyo Yesu yakoze, ntabwo ari ngombwa ngo wigereranye ku bandi. Menya neza ko Yesu azi ibyawe kuruta uko abandi babizi. Yesu arebana muri bwa bwihisho abana b'abantu batazi. Iryo banga turimenye, twabaye umugisha, kuko twaba dukorana n'Imana amaso ku maso. Zakayo ahura na Yesu, ahita ahindukira wese, arihana, aba umukristo, aba umwe mu bahamya Yesu, kandi Yesu aramwishimira. Byose birahinduka. Se mwabonye ko Yesu akunda muri rusange, ariko akunda n'umuntu ku giti cye, specifically akunda n'umuntu ku giti cye. Zakayo amenyekana cyo, Zakayo aba ikirangirire. Zakayo na n'ubu turimo kumuvuga hano mu gihugu cy'u Rwanda. Isi yose ivuga Zakayo, ari amakontinent y'isi yose yigira kuri Zakayo, kubera ko yarebanye na Yesu mu maso, kandi yarebanye na Yesu mu maso, bose barahindukira bareba Zakayo. Zakayo aba ikirangirire. Haleluya! Haleluya, torero ry'Imana. Agira ngo nkubwire ngo nidukorere Imana muri rusange, nitumenyekane muri rusange, ariko tumenye ko Yesu hari ukuntu atuzi ku giti cyacu bwite. Mumenye ko hari ukuntu Yesu atuzi ku giti cyacu bwite. Mose rimwe asabira Abayisirayeli impano runaka, ibintu runaka, umugisha runaka. Imana iramubwira ngo, Mose, n'ibyo nabyo ndabikora kuko namenye izina ryawe. Tureba se ko Yesu amenya izina ry'umuntu? Yesu amenya izina ry'umuntu. Wowe runaka ndakuzi, cyangwa ukamenywa na Yesu, cyangwa Yesu akaba azi izina ryawe, cyangwa ukava mu kigare, haleluya, ukamenywa na Yesu. Reka tubwire abakristo bacu, reka tubwire abo tuyoboye, reka tubwire abatwumva ko ari byiza ko Yesu akumenya ku giti cyawe. Torero ry'Imana, Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe icyumweru cyiza, kandi Imana irebane imbabazi imirimo yose murekejeho amaboko. Ibyo mbasabira nanjye nisabira, mu izina ry'Imana Data wa twese, n'iry'Umwana, n'iry'Umwuka wera. Amen.